iki gitabo cya Samweli kibarirwa mu bitabo 12 biri muri Bibiliya by'amateka. Havugwamo umugabo witwa Elukana ukomoka mu muryango wa Efurayimu, ngo noneho ngo Penina ngo akajya akina ku mubyimbo witwa Hana, ngo akavuga ngo Uwiteka yampaye urubyaro, ngo ariko Uwiteka yazibye indibyara yawe. Isengesho ryo kuvuza induru yararisenze, noneho ngo asenga isengesho ryitwa gititi. None ndakwinginze mu mwana w'umuhungu azaba mu nzu yawe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Hana aragenda, ngo ageze iwabo i Rama, ngo ahura na Elukana. Bibiliya ivuga ngo ahita atwara inda. Niyibuka ko yisabye akazi kagwe, niyibuka ko yisabye urubyaro riguhe. Umuntu uri gusenga Imana ibasha kumwumva, umunyamasengesho ukuri Imana ibana nawe. Imana ikoze ibikomeye wa musore we, garuka ushime. Turongeye turabashuhuje kandi nanone ku byiringiro by'abera, tuvuga ngo amahoro y'umwami Yesu abe muri mwebwe. Nk'uko tumenyereye, uyu ni wa mwanya mwiza duhura tuvuga ku mirimo Imana igenda ikora, tuvuga ku mbaraga za Yesu zikiza, tuvuga ku butware bwa Yesu bukorera muri twebwe. Nk'uko mubimenyereye, ni Gatete Evode ubasuhuza. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, tugira ngo dusangire ibyanditswe byera, twumve ikintu Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Ndagira ngo abadukurikiye mwese tubanze dukingure imitima yacu, tuyitegure kugira ngo dusenge Imana, kwinjire mu mwanya w'ijambo tubohotse rwose, imigozi yose yari ituboshye Imana yayicagaguye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twitunganye dusenge. Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana y'Abanyarwanda, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana y'abatuye isi, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana ishobora byose, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana ibohora ababoshye, uyu munsi bimenyekane kuri Imana iruhura abarushye, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itabara, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana ikiza, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itanga andi mahirwe y'ubuzima, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana ikura umuntu muri puberi. Aleluya. Uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itanga amahoro yo mu mutima, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itanga gusinzira, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itanga andi mahirwe y'ibyiringiro by'ubuzima, uyu munsi nibimenyekane kuri Imana itanga umunezero, uyu munsi bimenyekane ko ugira neza. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya, nukingura imitima y'Abanyarwanda, kingura imitima y'abatuye isi, kingura imitima yatwe twese abakurikiye ibyiringiro by'abera, abakurikiye ijambo ryawe. Mana bategure, bakingurira imitima, hanyuma bubakamo ikintu gikomeye. Urakoze, ndagushimiye rero muri uyu mwanya, ngwino ubane natwe, muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, ngwino udushyigikire, muri uyu mwanya wo gusenga, ngwino utugirire neza, ukingura imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ijambo ry'Imana dusanga muri kimwe mu bitabo by'amateka, mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibice byaho bibiri. Ibice byaho ni bibiri, hanyuma turasoma umurongo wa 27. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice ni icya mbere, hanyuma umurongo ni uwa 27. Dusome ijambo ry'Imana. Ni mu gice cya mbere umurongo wa 27 haravuze ngo, uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye.
nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yo yose yo kubaho kwe, nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen, amen. Inshuti bakunzi b'Ibyiringiro by'Abera TV, turongeye turabashuhuje tuvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe, umwuka wera w'Imana nabe muri mwe, imbaraga z'Imana nizibagote, umucyo w'Imana nubamurikire, ubutware bukomeye bwa Yesu bubane namwe. Aleluya. Hanyuma nk'uko tubimenyereye, abantu mudukurikiye mutarakanda subscribe, turabararikira gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byo ku Byiringiro by'Abera. Buri kiganiro kigezweho twaporodinze kigiyeho mukibonere ku gihe. Kandi tunashimira wowe udukurikiye warakanze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Imana igikumva yumve umuniho wawe ikugirire neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Iki gitabo cya Samweli kibarirwa mu bitabo 12 biri muri Bibiliya by'amateka. Nimvuga ngo ni ibitabo 12, ibitabo by'amateka bitangirira ku gitabo cya Joshua cyangwa se Yosuwa, bigasoreza ku gitabo cya Esteri. Bivuze ngo kuva kuri Joshua ugera kuri Esteri ni ibitabo 12. Aleluya. Rero iki gitabo Samweli niwe ukivugwamo. Birantangaza cyane ukuntu kivugwa ku ivuka rya Samweli, kandi akaba ari nawe wacyanditse. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo havugwamo umugabo witwa Elukana, ukomoka mu muryango wa Efurayimu. Uyu Efurayimu yari umuhungu wa Yozefu, Yozefu akaba umuhungu wa Yakobo. Mbibutse Yakobo yabyaye abana 12, noneho amaze kubyara abana 12 abyaramo n'uyu Yakobo. Aba bahungu 12 nibo bitiriwe imiryango 12 ya Isiraheli. Sininda muri aya mateka kuko ni birebire, ahubwo ndashaka kuvuga kuri iri jambo dusoma. Uyu mugabo witwa Elukana, Bibiliya ivuga ko yari afite abagore 2. Umugore mukuru witwa Hana. Uyu mugore yaragiye aramurambagiza, yari yujuje ibisabwa byose by'abakobwa. Ajya iwabo w'uyu mukobwa, aramutereta nk'uko mubizi bisanzwe, aramusaba, aramukwa. Iwabo baramumuha, bamuca inkwano arazitanga. Noneho ngo yaramukundaga cyane pe. Aramujyana, amaze kumujyana amugeza iwe mu rugo. Barabana, babana igihe kinini, babana imyaka myinshi. Bibiliya iravuga ngo Imana imuziba indi byara, abura urubyaro ntiyabyara. Noneho ngo uyu mugabo niyihanganira kubana n'umugore utabyara, niyihanganira kubana n'umugore utamubyarira umwana ngo amurere, niyihanganira kubana n'umugore ufite icyo kibazo, niyihanganira kubana n'umugore Imana yazibye indi byara, ngo yigira inama yo gushaka undi mugore wa kabiri. Azana inshoreke yitwa Penina. Noneho ngo barabana. Imana ifungura inda ibyara ya Penina, ngo arabyara. Abyara umwana wa mbere Hana, abyara umwana wa kabiri Hana, abyara abana bashoboka bose Hana ari aho ngaho. Ngo noneho ngo Penina ngo akajya akina ku mubyimbo witwa Hana, ngo akamubwira ngo umugabo wanjye arankunda, ngo akavuga ngo Uwiteka yampaye urubyaro, ngo ariko Uwiteka yazibye indi byara yawe.
ngo Hana ngo bimutera intimba ku mutima, bimutera agahinda, ngo arangije ngo arahaguruka ngo aravuga ngo aravuga ngo kanjye kubaza Imana icyo yamuha, ngo afata iya mbere aragenda arazamuka ajya hitwa Ishiru, ngo arangije ageze Ishiru arasenga. Imana ishimwe cyane. Ngo aragenda agera ku rusengero rw'Imana, ngo asanga umutambyi Eli adahari, ngo asanga n'abahungu ba Eli badahari, ngo arangije ngo aratekereza ngo aravuga ngo Imana ivukorana na bariya nanjye yankoreramo, Imana ivugara muri bariya bari ahera hahera nanjye hari mageze hari icyo yakora. Ngo arenga igikarabiro, ngo aragenda yinjira ahera, agera ahera hahera aho umutambyi agomba kuba. Ngo arangije ngo ahamagara Imana ari aho ngaho, asengera amasengesho yose yari yarasenze, isengesho ryo gusakuza yararisenze, isengesho ryo gutabaza yararisenze, isengesho ryo kuvuza induru yararisenze, isengesho ryo kuvuga yiyongorera yararisenze. Noneho ngo asenga isengesho ryitwa gititi. Ngo arangije asenga anyeganyeza iminwa, aravuga ati Imana ndakwinginze. Mu mutima wariho asengera, ariko umunwa ukanyeganyega ku buryo niyo waba umwegereye utamwumva icyo ari kuvuga. Asenga avuga ati Imana wampoye iki? Senga avuga ati Imana kutama akazi, asenga avuga ati Imana kutama urubyaro, senga avuga ati Imana kutama unkorera ubukwe, asenga avuga ati Imana kutangirira neza, asenga avuga ati Imana kutantabara, senga avuga ati Imana kutanyishyurira amadeni. Asenga mu ijwi ryitwa gititi, atabaza Imana. Ngo arimo arasenga, yagize ibihe byiza byo gusenga, ari gusengera ahantu hadasanzwe, asengera ahantu hagera umutambyi watoranyijwe n'Imana, asengera ahantu atemerewe kugera. Ngo witwa Eli arinjira, asenga Imana aravuga ngo Data, ubwo ngeze ahera hahera bene Eli ntibahari, ubwo ngeze ahera hahera umutambyi ushinzwe kuba hari ntahari, none ndakwinginze mu mwana w'umuhungu, n'umuho mwana w'umuhungu nzamugutura, azakora ibyo abangaba batari gukora, azaba mu nzu yawe, azaba ahera hawe, azaba mu ihema ryawe, azaba mu ihema ry'ibonaniro. Dore bene Eli bagiye, dore na Eli ubwe ntahari, ariko n'umuho mwana nzamuzana ahangaha. Imana yumva gusenga kwa Hana. Ngo muri ako kanya arimo arasenga, umutambyi Eli arinjira, ngo arangije ngo aramwitegereza areba ukuntu ameze. Ngo noneho Eli ntiyahishurirwa ngo amenye uwo ari we, Eli ntiyahishurirwa ikibazo cye, Eli ntiyahishurirwa agahinda ke, Eli ntiyahishurirwa ko arimo arasenga. Ngo aterura amagambo ngo aramubaza ngo wa mugore we, uzageza hehe isindwe ryawe? Uzageza hehe ubusinde bwawe? Gusinda ukaza hera hera, gusinda ukaza hera hahera. Izo nzoga uba wanyweye zigutegeka kuza hera hahera ni inzoga ki? Uzageza hehe isindwe ryawe? Ngo Hana avugana na Eli, aramubwira ngo Databuja, umuja wawe ntukeke yuko nasinze, umuja wawe ntukeke yuko ndi umusazi, umuja wawe ntukeke yuko bimeze uku nguku. Oya, njyewe uko ndeba mfite ikibazo kindemereye, mfite ikibazo maranye imyaka myinshi, mfite ikibazo cyenda kunturitsa umutima. Nicyo cyatumye ngera ahangaha. Nasanze udahari, ndavuga ngo ahari mageze cyakemuka. None ubwo nagusanze nahinjiye, none ubwo nahinjiye nagize amahirwe sinapfuye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aravuga ngo umuntu winjiye ahera arapfa, umuntu winjiye ahera atari umutambyi arapfa, umuntu winjiye ahera atari Imana imutoranyije arapfa. None nagize amahirwe sinapfuye. Ubwo napfuye rero hari umugambi mwiza Imana yabimfiteho.
Eli nawe atekereje ayo magambo aramubwira ngo koko nibyo, ahangaha abantu barahapfira, ahangaha abantu barahagwa, ahangaha abantu baraharangirira, none ubwo ntacyo wabaye, genda amahoro, Uwiteka aguha icyo umutima wawe wifuza. Imana ishimwe cyane. Umva nkubwire mama, ikibazo ufite Uwiteka aragishoboye, amakuba ufite Uwiteka arayashoboye, intambara urwana nazo Uwiteka ziri hejuru. Aramubwira ngo ugenda amahoro, Uwiteka aguha icyo umutima wawe wifuza. Igihe gishize hana agenda, igihe gishize hana asenga, yari yabuze umuntu umuhanurira ubwo buhanuzi, yari amubuze umuntu umwaturaho ayo magambo, ngo amaze kuvugana nawe ngo mu maso ha Hana haracya. Imana irahakesha kuko yageze ahera hahera, agera ahantu hatemerewe kugera umuntu uwo ari we wese, agera ahantu bavuganira n'Imana. Aho ngaho niho Imana yamuboneye, ibona n'ikibazo afite. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Hana aragenda, ngo ageze iwabo i Rama, ngo ahura na Elukana. Bibiliya ivuga ngo ahita atwara inda, ngo amaze gutwara inda abyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu amwita Samweli, bivuze ngo bisobanuye ngo nuwatuwe Imana. Abyara umwana w'umuhungu. Igihe kirageze ngo ikibazo cyawe kirangire, igihe kirageze wowe urubyaro ngo ubyare, igihe kirageze wowe nta kazi ufite ukabone, igihe kirageze ngo Imana ikugirire neza. Ngo amaze kubyara uwo mwana w'umuhungu, yibuka ikintu yasezeranyije Imana, yibuka ko yabwiye Imana ko azamutura Imana, yibuka ko yabwiye Imana ko azaba imbere y'Imana. Ngo mwana amaze gukura, ngo aramufata aramujyana, ngo agenda agera i Shilo, agera imbere y'umutambyi witwa Eli. Ngo arangije ngo aramureba, aramwitegereza, aravuga ngo wa mugore we kuri hano uje gukora iki? Ikigaragara Eli yari yaribagiwe uyu mugore, ikigaragara hari abantu nawe bakwibagiwe, ariko ubwo Imana ikugiriye neza bagiye kongera bakumenye, ubwo Imana igutabaye bagiye kongera bakwibuke. Ngo noneho ngo hari igihe kigera Imana ikagubiha ibihamya bituma abantu bakwibuka, abagutaye bakakugarukira, abakwibagiwe bakagusobanukirwa. Ngo aramubaza ngo uri muntu ki kuri aha ngaha? Ngo Hana ngo abwira Eli, aravuga ngo databuja ninjye wa mugore, Imana ishimwe cyane, wari uri aha ngaha, ninjye wa mugore wari urimo urasenga, ninjye wa mugore wabwiye ngo ndi umusinzi, ninjye wa mugore wagarutse aha ngaha. Uyu mwana niwe nasabye w'Imana, none Uwiteka yampaye icyo namusabye. Haleluya, haleluya. Umutima wawe birashoboka ko hari ikintu wasabye Imana. Uyu munsi Imana niyumvira ijwi ryawe, uyu munsi Imana niyumva icyo wayisabye, nirangiza ikiguhe. Uyu munsi Imana niyumva ikintu wayisabye, nitegera amatwi yawe, niyibuke ijambo wavuganye nawe uyisaba, niyibuke ko wayisabye akazi kaguhe, niyibuke ko wayisabye urubyaro ruguhe, niyibuke ko wayisabye kukwishyura amadeni ibiguhe. Imana ishimwe. Niyibuka ko wayisabye ko yakugaburira ikugaburire, niyibuka ko wayisabye ko yagukura mu byaha ibigukuremo. Haleluya, irabishoboye, irabishoboye. Muririmbyi niwe waririmbye neza, aravuga ngo amasengesho y'abera ngo abasha guhindura imigambi ya Satani. Ndi nawe araririmba aravuga ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngo ajya abasha akagenda akagera kure cyane, ngo yarangiza ngo agatambuka inyenyeri, ngo agakomanga urugi. Ngo ni umutima w'umuntu, ngo umutima w'Imana ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Imana ishimwe. Umuntu uri gusenga, umuntu uri gusenga, Imana ibasha kumwumva. Umunyamasengesho ukuri, Imana ibana nawe. Umuntu uri murasenga, Imana ijya ibasha kumukiza imigambi y'ababisha. Umuntu usenga, Imana imukiza akagambane. Umuntu usenga, imukiza amagambo y'abantu. Umuntu usenga, imukuraho ibyo bamwatura. Umuntu usenga, imuteruraho bamuziritse bene data bandi, bene data b'abagome bajyana abantu kubazirika ku misozi,
bakagenda bakavuga ngo barabahiritse. Umuntu uri mu gihe byiza byo gusenga, Imana ibasha kumukura aho ngaho. Bene data aho bakuziritse bavuga ngo ntacyo uzageraho, bavuga ngo ntaho uzagera, Imana iri kumwe nawe. Humura, reka nkubwire, guma mu bihe byiza byo gusenga. Iyo umuntu asenga abaganira n'Imana, iyo umuntu asenga Imana icakarande. Umuntu usenga ikuraho inzitiro z'umubi, umuntu usenga ikuraho imigambi ya Satani, umuntu usenga ikuraho, Imana imukuraho amagambo mabi bamwaturaho. Imana ishimwe ko ikuyeho imigambi mibi y'umwanzi ku bantu ku banyarwanda. Imana ishimwe ko itanze ubutabazi, Imana ishimwe ko itanze ihumure, Imana ishimwe ko itanze amahoro, Imana ishimwe ko itanze igiriye abantu neza. Abantu bagiye kugaruka gushima kubera ibitangazi bakoreye. Hana arasubira gushima, ashimira aho yasabiye, ahantu yasabiye umwana Imana iramumuhaye, asubiye gushima. Imana ikoze ibikomeye mama, garuka ushime. Imana ikoze ibikomeye papa, garuka ushime. Imana ikoze ibikomeye wa musore we, garuka ushime. Imana ikoze ubukomeye wa mukobwa we, garuka ushime. Imana igukoreye ubukwe, garuka ushime. Imana iguhaye akazi, garuka ushime. Imana iguhaye andi mahirwe, garuka ushime. Imana iguhaye kwiga, garuka ushime. Imana irakurengeye, garuka ushime. Ayayayayaya, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye. Yo, ndi kumva ubutabazi muri njyewe ko hari abantu Imana igiye gutabara. Ndi kumva amahirwe Imana igiye guha abantu, ndi kumva ibyiringiro Imana igiye kugirira neza abantu. Haleluya, haleluya. Wowe urimo urasenga wicika intege, wowe urimo urasenga witinya, wowe uri muri ibyo bibazo, humura. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Muhabwe umugisha n'Imana.